Rero yuko nsubiza umuntu ambwiye ngo mbabwire ukuntu nataye ibiro nibutse ukuntu one day hari umuntu waketse kundi mama wa mama wanjye na mama wa mukuru wanjye. Kubera ukuntu ufite amagara manini ukurikije abantu bo mu muryango wanjye. Can you imagine? So nongeye nagarutse kugira ngo nibwire abanyarwanda ikindi ku mutima. Ndibwa ko iyo najyaga muri internet nananukaga. Murabizi ibyo turya muri internet. Iyo nasubiraga mu biruhuko nafataga ibiro nka 5. Igihe nziye muri diaspora noneho byo bindi nafashe ibiro ku rwego nanjye ubwanjye ntarinzi ko bishoboka. Niho ibyo nari ntangiye babwira byabaye. Tegereje bus ngewe mama na mukuru wanjye. Uwo mukecuru yampaye amayero 5 utegera abana bawe itike ya bus. Nyine urumva yabonaga ko nyine mbabyaye none se ubwire ngo iki. Akakanda kohereza mama na mukuru wanjye sinzi nimba bakibyibuka. Igihe ntabwo nakundaga sport ariko nyuma y'igihe naje kubona ko sport nzayikenera mu buzima. Ntabwo nari ndengeje urwego nabonaga ukuntu nteye bitanyuze. Byari ku giti cyane ibintu biri physique by'umubiri ni umuntu ku giti cye ubyimenyera. 2016 ndakeka ko ari umwaka natangiye vraiment kwishiramo ubushake bwo gukora sport. Iyo nsubije amaso nyuma ndishima ko ari njyewe wabyiboneye ko sport nyikeneye. Asanga ari Imana yashaka kuntegura kuri relationship nari ngiye kwinjiramo. Muri 2017 nibwo natangiye gusohokana n'umukunzi wanjye Abe. Kuba yarabirimo cyane birenze n'urugero akora n'amarushanwa yo kubaka umubiri. Ukuntu akora ubuzima bwe nk'umusportif byageze aho nanjye bintera motivation. Niko kumubwira ngo ugomba kubimfashamo. Nari maze nanjye kumubugirira icyizere nabonaga afasha abandi bigacamo. Kuko byose bihera mu isahane akajya nyandikira imirire ngomba gukurikiza. Cyo nicyo kintu nkeka ko cyahinduye byose mu buzima bwanjye. Hari ukurya neza ariko hari no kurya ibintu vraiment bigukwiriye bitewe n'ibintu ushaka kugeraho. Ibyo ambwiye nkabikurikiza. Muri rusange navuye ku biro 80 hafi na 5 nkagera kuri 71 byashobotse kubera ko ntabikoze ngenye. Nta soni ugomba kugira byo gusaba ubufasha. Ubu ngubu nzi umubiri wanjye kurushaho imyitozo nyikora ndi confident. Nimba umaze igihe ushaka kugira aho ugera byaranze ushaka a coach nicyo babereyeho. Ikingenzi ni ukubishaka muri wowe. Ikindi cy'ingenzi ni ukwiyemeza kutarekura. Bituma umubiri wawe umenyera ku buryo niyo watakaraho gatoya kubera impamvu zitandukanye ariko ugakomeza kubahiriza ya mirire ntabwo vraiment utakara bihambaye. Maze ubundi wihe igihe ntabwo ari ibintu bikorwa mu minsi 2. Nta mpamvu yo kwiyica mu mutwe. Iyo burya wakiriye ahuri uyu munsi ushobora kugera na hariya. Nta bindi nakubwira birenzanga kuko birandeba wowe ukeneye ibikureba wowe. So shaka uwo muntu ugufasha. Nimba hari abakobwa bagenzi banjye bifuza ubufasha bwa Abe Workouts munyandikire hano nta kibazo. Ndashimira umuntu wasabye kubabwira kuri iyi ngingo. Nimba nawe hari ikindi wifuza ko tuganira ubutaha gisiga hano hasi in the comments. Nawe ubundi turi kumwe ndabakunda cyane. Bye.